Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo wareba abantu bakoresha email yawe bakwiyitirira kuri device zabo. Ese ni gute wakuraho abo bahakazi bityo email yawe ukayikoresha wenyine? Kadukurikire iyi video turebe ese ni ubuhe buryo ibi byashobokamo. Urajya kuri screen ya telefone yawe cyangwa se computer yawe, urebemo application browsers. Ushobora gukoresha browser yitwa Microsoft Edge cyangwa se ugakoresha browser bita Google Chrome. Urakanda kuri imwe muri izo browser, numara gukanda kuri iyo browser yawe irafunguka. Urandikamo iyi address. Numara kwandikamo iyi address, urakanda enter. Urinjira muri email yawe unyuze hano kuri sign in. Urashyiramo email yawe, ubundi ukande next. Urashyiramo password, ubundi ukande next. Hano mu nguni urabona profile ya email yawe itangizwa n'izina ryawe ndetse na app launcher y'ama application ya Google. Urakirika kuri Google Apps. Uranyura hano kuri Google Apps, hitamo Gmail kugira ngo winjire kuri email yawe. Ngira ngo urabona profile ya email yawe, aho ushobora kubona ifoto washyize kuri email yawe nka profile, cyangwa se ukabona inyuguti itangira izina ryawe rigaragara kuri email yawe. Urakanda kuri profile yawe, urajya kuri manage your Google account, urajya kuri security. Ahambere urebera niba nta wakwinjiriye ngo bari gukoresha email yawe, urabona hano muri recent security activity. Urakanda kuri review activity kugira ngo urebe activities zose ndetse ube wagira icyo wazikoraho. Hano urahabonera ibyakorewe kuri iyi email. Iyo ubonye atari wowe wagize icyo ukora kuri iyi email yawe, ujya kuri activity utazi uwayikoze, hanyuma ugakirika kwa kaga fresh. Ngira ngo urabona iyi telefone yakoresheje email yanjye. Iyo usanze iyi activity yakozwe uyizi, ukanda hano kuri yes it was me. Wasanga atari wowe wakoze iyi activity, ugakanda hano kuri no secure my account. Hanyuma ugahita ukurikiza amabwiriza yo guhindura password ya email yawe kugira ngo na wa wundi wari wakwinjiriye atabasha gukomeza kugira access kuri email yawe. Kadusubira inyuma hano mbereka kandi. Uramanuka hasi ujye kuri your devices where you signed in. Urugero nkaha urabona ko hari devices zitandukanye ziri gukoresha iyi email yanjye. Urajya hano kuri manage all devices. Ku itariki 13 z'ukwa gatandatu hari indi computer yakoreshaga email yanjye ariko bigaragara ko yavuyeho. Nanone kandi urabona ko hari tablet Android iri gukoresha email yanjye. Hari gushira iminota 27 gusa itangiye gukoresha iyi email yanjye. Ngira ngo urabibona ahangaha. Dore rero icyo ugomba gukora mu gihe usanze hari umuntu ukoresha email yawe atabiherewe uburenganzira nawe. Urakanda kuri aka gafresh mu gihe utazi iyi device iri gukoresha email yawe. Barakwereka iyo device iri gukoresha email yawe n'igihe imaze, ndetse bakwereke na location yayo ndetse na app iri gukoresha. Urabona ko iyi ngiyi iri gukoresha Google Chrome, kabiherereye mu Rwanda, ikaba imaze isaha imwe ikoresheje iyi email yanjye. Mu gihe waba uzi neza ko ari wowe wafunguye iyo email yawe kuri iyo device, ushobora gukanda hano kuri sign out, ubundi ukavana email yawe kuri iyo device kugira ngo hatagira undi muntu uza akagira icyo yayikoraho, bityo akaba yakinjira mu mabanga yawe. Ugahita wemeza hano kuri sign out. Iyo utazi wakoresheje email yawe, ukanda hano kuri don't recognize something. Ugakanda hano kuri sign out on the device. Ako kanya email yawe ihita iva kuri ya device. Mu gihe utizeye umutekano wa email yawe, ukanda hano kuri change password ugahita uhindura
password ya email yawe kugira ngo niba hari umuntu wari warinjiye muri email yawe agambiriye kugira ibyo yangiza cyangwa kwiba nk'abahakazi, abure uburyo yongera kubonamo password yawe ngo asubire muri email yawe. Murakoze gukurikira iyi video.